Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Reka nongere mbaye ikaze muri Ali Sudi On Air, nizera ko ibihe byanyu ari byiza cyane. Hari amazi iminsi tutaganira cyane cyase mutumva zino nkuru zitandukanye, ariko ijwi ririmo riragenda rigaruka, ijwi ririmo riragenda rimera neza, ubwo ibiganiro birakomeza nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero giye kugaruka kuri Minisitiri Nelly Mukazayire. Uyu ngo akaba ari Minisitiri wa Siporo, akaba ari umugore uyobora Minisiteri ya Siporo mu Rwanda. Uyu mugore rero niwe tugiye kugarukaho mu kiganiro yagiranye n'uwitwa Daniel Bernard, umwe mu bashinze umuryango Ride for Unity's Bikecast. Ubwo rero yagaruka ku buzima bwe nuko yabaye Minisitiri wa Siporo. Hanyuma ndavuga nti rero nanjye ndababwira ino nkuru nyuma yuko nanayibonye mu binyamakuru ku Gihe n'ahandi hatandukanye. Ndavuga nanjye ndayigarukaho muri Ali Sudi On Air. Hanyuma rero Nelly Mukazayire rero ni Minisitiri wa Siporo, ni umugore mwiza cyane, ngenda mwibuka bwa mbere duhura, twahuye ndibaza muri 2014 ndumva ari bwo bwa mbere nahuye na Mukazayire. Icyo gihe Nelly Mukazayire yakoraga ndumva muri Presidence, yari muri Rwanda Day, yari yabereye muri Atlanta. Icyo gihe nabaye MC ndetse yari umwe mu babosi banjye icyo gihe, no kuva mu bampaga akazi n'iby'inshingano n'ibyo ngomba gukora. Icyo gihe rero nibwo namenyanye nawe, mbona ntabwo nari muzi nubwo mbere nari mubonye, ariko nabonaga ameze nk'umukobwa icyo gihe, ariko ubona azi ubwenge, ariko azi no guca bugufi. Hari umuntu ubona ukabona nyine ashobora kuba abantu bose bamwubaha, wowe utari umuzi ukavuga uyu muntu akora iki, ariko noneho ukabona uburyo akuvugisha, ukabona yakubashye, ukabona aciye bugufi, ndetse ukabona ni n'umusirimu, ni n'umunyamujyi, ku buryo guhuza bita byoroha. So nubwo mbere namubonye, ariko twese duhuza mu kazi nari ndimo, nahavuye kabisa namukunze, vuga ni wow. None ikindi n'uburyo ari n'umukozi, ubona ari umuntu utaruhuka, ubona ameze gutya na gutya, twa tuntu tuvuka dutoya tw'utubazo, ukabona hisa dushakira igisubizo yaba ku bahanzi, kuko urumva njye ndi muri monde cyane, nagomba nayo nanemusinze muri Rwanda Day nyirizina, nza no kwemusinga igitaramo cya Rwanda Day cya nyuma, ariko ukabona nimba hari n'akantu gato mubwiye, ukabona uburyo agashakira igisubizo mu isegonda rimwe, mugira gute wow. Ukavuga ko ari umugore w'umunyabwenge kandi ukora. Kuva twatangiye gukorana kuva mu gitondo muri Rwanda Day kugeza nijoro twe tukiri kumwe, kandi buri kibazo cyose cyose, buri kantu kose yakaburaga igisubizo, kandi ubona hari agenza akontorora buri kimwe cyose kugira ngo bigende neza cyane. Nibwo namumenye icyo gihe rero, nyuma tuza kugenda tumenyana, kugenda abona n'izindi nshingano zitandukanye, kugeza rero uyu munsi ni Minisitiri wa Siporo. Nanamubwire congratulations again. Hanyuma rero uyu Minisitiri wa Siporo cyase Nelly Mukazayire yavuze ko amahirwe igihugu cyahaye buri munyarwanda kititaye ko ari we, amateka y'idini cyangwa se indeshyo, biri mu byatumye ageraho ari uyu munsi, bigaragiwe n'umuhati yashyize mu byo akora, akuva ko gukorera rero ngo u Rwanda ari ukwikorera. Yize ubukungu ngo aramenuza kugeza kuri masters, asanzwe akina basketball kandi yakiniye n'ikipe y'igihugu. Yavuze ku cyerekezo cy'igihugu cyamuharuriye inzira, yanagarutse ngo ku mateka ashariye ashigiye ku mubyeyi we wagize uruhare muri jenoside. Kuva rero mu Kuboza umwaka ushize wa 2024, Mukazayire ni Minisitiri wa Siporo, inshingano yahawe avuye mu mwanya wo kuba umunyamabanga wa leta. Ni mu kiganiro yagiranye na Daniel Bernard, uyu ni mu bashinze umuryango Ride for Unity's Bikecast, yagarutse ku buzima bwe nuko yabaye Minisitiri wa Siporo. Iyi rero Ride for Unity ni umuryango utegamiye kuri leta, ugamije guteza imbere indangagaciro zirimo kwihangana, kudaheza, uruhare rwa buri wese no kurengera ibidukikije binyuze muri siporo. Izi ndangagaciro nizo ngugenderaho uko ukora ibikorwa bibyara inyungu, ukorana n'amashuri, kaminuza n'ibigo bitandukanye muri gahunda zaho, hagakorwa ubukangurambaga bushingiye mu gushishikariza abakiri bato gukora siporo bitari nk'inyungu ku buzima bwabo, ahubwo bikarenga ikagera n'ikindi gisobanuro binyuze muri siyanse, ikoranabuhanga n'ibindi bifitiye umuntu akamaro. Daniel Bernard yabajije Mukazayire, uyu ni Minisitiri wa Siporo, uyu akaba ari Minisitiri wa Siporo, yasubiza ko nk'umunyarwanda rimwe na rimwe ngo bigora kuvuga ko ku rugendo rwe akuyeho ubuzima bw'igihugu cyanyuzemo. Ni ukuvuga kugira ngo avuge ubuzima bwe nka ukuntu yabaye Minisitiri wa Siporo. Nelly Mukazayire yavuze ko bisaba no guca mu buzima bwe cyangwa se bw'igihugu cyanyuzemo. Amasomo rero ngo yayigiye mu Rwanda kuva kuyisumbuye kugera muri kaminuza, aho yaminuje mu bukungu muri kaminuza y'u Rwanda, ubu akaba afite masters muri iyo ngeri nyine. Uyu munsi rero ni Minisitiri wa Siporo nyuma yo gukora mu biro by'umukuru w'igihugu igihe kigera ku myaka 10, nyuma agakora mu kigo gishinzwe kumenyekanisha ubukerarugendo bushingiye ku nama RCB. Yahavuye ajya gukora mu rwego rw'igihugu rw'iterambere, inshingano zakurikiwe no kujya gukora muri Minisiteri ya Siporo nk'umunyamabanga uhoraho nyuma nka Minisitiri.
Neri rero yabwiye Bernard ko mu buzima akereka nkoresha mu magambo ye yavuze nkuko yabibamukotinze se avuga ati mu buzima bwanjye ndi umuntu wakunze sport nakinnye basketball mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza nakinnye yewe ni by'igihe gito ikipe y'igihugu nyuma njya mu bindi sport ihora mu byo nkora buri munsi ndacyakina basketball nk'utarabigize umwuga n'ubwo ayikina yishimisha. Yavuze ko kwisanga ari mu mwanya arimo uyu munsi bishingiye ku rugendo rw'igihugu cyafunguye amarembo aho icyo umuntu ashaka kugeraho ngo akakigeraho uko byagenda kose. Yasobanuye ko u Rwanda rumaze imyaka 31 muri uyu rugendo rwo kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kandi ko muri iyo myaka ngo buri munyarwanda yeretswe ko ashobora kugera ku ntego ze. Amagambo ya Mukazayire naya ati twese twabonye amahirwe yo kongera kubaho kugira icyizere kumva ko dushobora kugira ahazaza habera igihugu gifite icyerekezo. Igihugu kitwereka ko nubwo twari mu bihe bigoye nk'igihugu n'abantu ku giti cyacu ku mateka y'u Rwanda aragoye ku buryo bamwe bagowe no kugira icyizere cy'ejo hazaza abarokotse jenoside abari mu nzi y'igihe kinini imiryango yisanze idafite icyerekezo mu buzima bugoye aho bamwe mu muryango wawe bishwe ikindi gice cyaragize uruhare muri jenoside. Ni ibintu rero bigoye igihugu cyisanzemo hanyuma kandi mu bijyanye n'ubukungu politike n'ibikorwa remezo igihugu cyarasenyutse. Mukazayire rero yavuze ko icyo cyerekezo igihugu cyafashe cyo gusana gihereye nyine ku busa ari cyo cyamuhesheje amahirwe we n'abandi banyarwanda benshi kuba aho bari uyu munsi. Ati rero muri urwo rugendo umusingi wo kutwereka ko dushobora kubaka ubuzima bwacu n'igihugu mbere na mbere no kwimakaza ubumwe. Urwo rugendo rw'ubumwe rusaba kubabarira ubwiyunge kumva ko duhujwe n'intego imwe yo kubaka ni intambwe y'ingenzi. Ibyo bidara rero ntabwo nari kubona inzira inyerekeza aho ndi uyu munsi cyo kimwe n'abandi benshi nkanjye. Ikindi rero cyamugejeje aho yavuze ko ari amahirwe angana kuri bose ku buryo yabashije kujya mu ishuri akiga akabasha no guhatanira imirimo kandi akayibona bishingiye ku bushobozi bwe. Ibyo byose rero yavuze ko ngo byunganirwaga no kwigirira icyizere aho umuntu yibonamo ubushobozi yifite mati. Rero ibyo byaramfashije cyane kwicara nkavuga nti ndi Neri hari ibyo nakora kuri iyi si hari ikintu kidasanzwe nifitemo ubundi umuntu wese adafite ikindi no uguhatana. Rimwe na rimwe tuba dufite icyo cyizere ariko ntidukoresha imbaraga zacu zose. Ukeneye gukora cyane kwiga ugashyiramo n'imbaraga. Mukazayire yavuze ko ikintu cyamufashije mu rugendo rwe ari ikinyabupfura no guhozaho mu byo akora byose. Yakomeje agira ati ugomba no kumva ko uri hano kugira ngo utange umusanzu wawe kandi ko uri mu bagomba kugira uruhare mu kubaka iki gihugu ko amahirwe yose uzahabwa ariyo gutanga umusanzu wawe. Neri Mukazayire yavutse mu mwaka w'1982 yavuze ko rimwe na rimwe nubwo umuntu yaba yifitemo ubushobozi bungana bute n'ubushake buhambaye hari ubwo amateka ye yashoboraga kumubera imbogamizi akiburira icyizere. Mu magambo yati rimwe na rimwe hari ubwo amateka yawe ashobora kukubwira uti ntibishoboka ku giti cyanjye mfite amahirwe agoye ku buryo wavuga uti nabikora. Mfite bamwe bo mu muryango wanjye barokotse jenoside n'abandi bo mu muryango wanjye by'umwihariko mama wanjye wagize uruhare muri jenoside. Rimwe na rimwe mfite amajwi menshi yambwiraga ngo ntiwabishobora ariko icyatumye mbona ko nabigeraho ni ubuyobozi bukwereka ko bitagombera mama wawe cyangwa umuryango wawe idini indeshyo yawe ahubwo ko bigombera icyerekezo igihugu gifite ko uri umunyarwanda ko ufite inshingano ufite umwanya hanyuma umuhate ushyiramo ku giti cyawe kugira ngo ubigereho hanyuma n'intego ariyo yo gukorera igihugu kuko iyo ndi gukorera igihugu nanjye mba ndi kwikorera nkorera n'abazakurikiraho. Ubwo rero Neri akavuga ko ari byamwongera imbaraga zo gukora cyane no kuba uwo ari we cyase yarabaye minisitiri kugeza uyu munsi. Yenzi ngaye nguko rero ubwo yaganiraga na Bernard ibyo Mukazayire yavuze nakubwira ko rero Neri Mukazayire ari umunyapolitike w'umunyarwanda akaba n'impuguke mu by'ubukungu akaba afite uburambe bukomeye mu buyobozi no mu micungire y'imishinga y'igihugu akaba yaravutse mu mwaka w'1982 ku babyeyi b'abanyarwanda akaba yarize amashuri abanza n'ayisumbuye byose abyigira mu Rwanda afite impamyabumenyi cyangwa se icyo twakwita nka bachelor degree mu bukungu mpuzamahanga ndetse akagira na masters mu micungire y'ubukungu. Yakwiye muri kaminuza ya Makerere mu gihugu cya Uganda akaba yarabaye umuyobozi mukuru wungirije mu biro bya President wa Repubulika. Ikindi Neri Mukazayire yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama cyangwa se Rwanda Convention Bureau. Hanyuma mu kwa gatatu 2023 yagizwe umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB ariko noneho mu kwezi kwa 9 muri 2024 agirwa umunyamabanga uhoraho muri Ministeri ya Sport. Hanyuma ku itariki 20 Ukuboza 2024 Perezida Paul Kagame yamugize Minisitiri wa Sport asimbuye Nyirishema Richard.
Neri rero Mukazayire azwiho ubuhanga mu micungire y'ubukungu, ubushishozi mu miyoborere n'ubushobozi bwo guteza imbere gahunda z'igihugu zishingiye ku bukerarugendo n'imikino. Ni urugero rw'umugore w'intangarugero mu buyobozi bw'igihugu. Nk'uko nabikubwiye, nagize amahirwe yo gukorana nawe gato cyane, cyangwa se umunsi umwe wose dukorana muri Rwanda Day yo muri 2014 muri Atlanta muri Georgia. Nubwa mbere imubaye, ariko nabaye impressionné cyane uburyo ari umukozi n'uburyo yicisha bugufi, ndetse na nyuma twagiye tubonana muri gahunda zitandukanye no mu tuzi dutandukanye. Mbona n'umukozi cyane. Reka rero tumwifurize, usibye icyo kiganiro ajyanye na Bernard no mu binyamakuru nk'igihe n'ahandi, tunamwifurize kumenya kugira imirimo myiza cyane ko afite ministeri twavuga ko igoye, ministeri ifite critics zikomeye, yayobowe n'abayobozi benshi cyane. Ministeri twazifuza kubona hari icyahindutse mu minsi mu myaka iri imbere, cyangwa se vuba cyane. Neri Mukazayire rero twifuriza inshingano nziza, ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda rwose, ndetse na guverinoma nshyashya iherutse kujyaho, ndetse n'umuyobozi dukunda cyane His Excellency President Paul Kagame. Turacyari muri Ali Sudi on air, unyite Ali Sudi, nawe mwifuriza ibihe byiza cyane. Bye bye, ciao. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.